umunsi mubi niwo munsi bavuga ngo cyamunariraje, niwo munsi bavuga ngo umwana warapfuye, niwo munsi kumva ngo umugabo warapfuye, niwo munsi kuvuga ngo umwana watwaye inda, ayiwe niwo munsi bavuga ati buryo wa mwana bamwirukaniye urumogi ku ishuri, niwo munsi kubwira ngo umugabo wawe bamusanganye n'umugore runaka. Umunsi mubi uragatsindwa. Ese ushinze mu mwami cyangwa ushinze mu mugabo? Imizi yawe ishinze mu kazi, ishinze mu mafaranga, ishinze mu bana beza Imana yaguhaye, ishinze mu nzu nziza. Ryo umuntu agira inzu nziza akayireba akavuga ati kweri, yagira imodoka nziza akavuga ati mva Kigali yose. Haleluya. Ariko umuntu ushobora guhagarara ku munsi mubi n'umuntu washinze ibirenge bye ku mwami. Haleluya. Kuko mu mutima we haba ahantu hari akiringiro kavuga ngo ibyo ari byo byose umwami wanjye afite uko azabigenza. Abashobora kuvuga nka Yobu ngo ngewe ubwanjye nzi neza, haleluya, ku munsi umwe umucunguzi wanjye azahagarara mu isi. Kwihanganira umugabo wasinze ntabwo ari imbaraga ziba mu mugore bisanzwe, ni imbaraga umugore ahabwa iyo yamaze kureba uwo mugabo ntamubone gusa nk'umugabo baryamana, akanamubona nk'ubugingo bugiye kurimbuka. Ntabwo wakwihanganira umuntu wasinze uvuye mu bandi bagore mu buryo hari ijuru, haleluya, rifite imbaraga zo kugabanya amaboko n'ubwo bukana bw'uwo mugabo. Hari ijuru rifite imbaraga zo guhagarikisha cyamunara, haleluya. Hari ijuru rifite imbaraga zo kuzimya ibyari byaguru. Wa mama wenda kubwira ngo izi mbaraga uzihabwe mu izina rya Yesu, kuko nutazihabwa n'ubundi bazizakuzaho. Umwana watsinzwe mu ishuri n'uwande n'uwa nyina, umwana watwaye inda n'uwa nyina, umwana wabaye ikirara n'uwa nyina, haleluya. Umugabo ufite amafaranga ari kutahaye urugo, umugore ninde ni uri buhahe, abakora abadakora, yabayinjija dukeya, abatara nk'umugore Imana yizeye, haleluya, ikuzana muri urwo rwo kugira ngo ube umufasha, bavuga ngo Mana ubindebeho. Ushobora kuba udafite umugabo ugahagarara mu rugo rwawe mu muryango wakavuga uti Mana ubindebeho. Yesu ashimwe cyane. Imana ikwizeyemo izo mbaraga. Iyo bifashe ukareka kubisigana n'umuntu uwo ari we wese, Imana igushyiramo imbaraga zo kubikemura. Imana yacu itugirire neza, haleluya. nakomeje kureba. Turasoma kuva ku murongo wa mbere kugeza, uraza kuhasoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Hatubwira umudamu wari wapfakaye, hanyuma apfakara afite n'umwenda, hanyuma umwishyuza wishyuzaga umwenda umugabo we yarasize aza kuza kumutwarira abana, ajya gushaka ubutabazi ku mukozi w'Imana Elisa, amugirira neza, amubwira uko abigenza, abanza kumubwira ngo nta mavuta mfite, nta kintu na kimwe mfite, ageze asanga afite utuvuta. Kwa kundi bizagenze murabizi. Ndifuza ko dusoma ku mirongo ikurikiraho kuva ku 8, ndagenda simbuka kuko ho turi buhavugeho. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati mbonye ko uyu mugabo uhora utunyiraho ari umuntu wera w'Imana. Mbonye ko uyu mugabo uhora utunyiraho ari umuntu wera w'Imana. Bibiliya y'Ikinyarwanda none yaravuze ngo mbonye ko, haleluya. Ariko Igifaransa, Icyongereza kiravuga ngo je sais bien, kirabyemeza ngo I know it, ko uyu muntu ari uriki. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesaloniki 5:23, Abatesaloniki, rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesaloniki 5:23, ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen, haleluya. Amagambo nifuza ko tuganiraho mu mwanya utari munini, Mana nidufasha, nukuba umuhamya, nuguhinduka ubuhamya muri ibi bice byose Pawulo yavuze hano mu Batesaloniki. Haleluya. Ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose ntibibeho umugayo. Haleluya. Ndashima Imana ko Imana yita kuri detail kandi nicurika ibintu yahereye ku mwuka wanyu. Yesu ashimwe. Kubera ko kugira ngo ubugingo butagira umugayo n'umubiri bitagira umugayo mu buryo burambye nuko bihera mu mwuka. Haleluya. Iyo umwuka nta mugayo wabayeho, no mu bugingo birakunda, no mu mubiri bigakunda. Ariko iyo twabicuritse tugahera ku by'inyuma, akenshi birangira bitunaniye. Haleluya. Hari igihe umuntu yimunyamunya akagerageza kubitunganya inyuma ku mubiri, ariko ntibitsinde, ntibirame, kubera ko imbere bitahereye mu mwuka. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Turavuga rero umwuka utariho umugayo kugira ngo mbashe kuba umuhamya wa Kristo mu gihe kimeze gutya, muri iki gihe kitoroshye. Yesu ashimwe cyane. Nuko nagira umwuka utariho umugayo. Umwuka utariho umugayo rero ndawukura hehe?
haleluya. Ndawukura mu gutsindana n'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nikomeze mu byo kwizera byera cyane, muri Yuda igice cya 20, haleluya. Ngo twikomeze twiyubake, nuvuga ngo kugira ngo ngire imbaraga mu mwuka wanjye nuko mba nabigizemo uruhare, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abatazi Yuda aho ari, Yesu ashimwe. Shobora kubaza se Yuda wagambaniye Yesu se burya si Yesu yanditse igitabo? Ntabwo ari byo. Kwikomeza mu mwuka ni ukumenya ibyo byose. Yesu ashimwe cyane. Nkamenya aho biri nkabishakisha imbaraga kugira ngo mu mwuka wanjye habashe gukomera, haleluya. Ntabwo bikunda nimbigendamo noroheje, ntabwo bikunda ninsenga buhoro, ntabwo bikunda ninkiranuka buhoro, ntabwo bikunda nisoma ijambo ry'Imana buhoro. Biransaba kwikomeza mu by'umwuka cyane kugira ngo umwuka wanjye utaza kubaho umugayo, haleluya. Reka duhe Yesu icyubahiro, haleluya. Hari ijambo ry'Imana uze kurisoma kugira ngo tudatinda, mu Efeso 6 kuva ku murongo wa 10 hatubwira intwaro z'umwuka, haleluya. Amwe mu magambo havuga mu murongo wa 10 aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ese havuze ngo mworohere mu mwami? Ese havuze ngo mubyoroshye? Ese havuze ngo mube superficiel? Ntabwo bikunda, haleluya. Kugira ngo zitubere intwaro bikunde tuzikoreshe mu buryo bw'umwuka bikunde n'ugukomerera mu mwami, amena, haleluya. Twinjira turi abanyantege nkeya, twinjira turi ibumba urwabiza rushoboka kumenwa n'akana gatoya, ariko twagera mu mwami twahura na Yesu ukomeye ushobora byose akaduhindura abakomeye, kuko azi ko dukeneye imbaraga muri uru rugendo, haleluya. Ijuru rizajyamo abantu banesheje. Ese banesheje iki? Banesheje ibibariza, banesheje ibasitaza, banesheje ibituma bashaka gusa n'abandi, banesheje ibyo byose. Ni ukuvuga ngo mu ntwaro z'umwuka birasaba ko dukomera kugira ngo umwuka wanjye utabaho umugayo, biransaba ko nkomera, haleluya. Kandi nta muntu uri bunkomerere uri bwikomerere ku giti cyawe. Umuntu yakubwiriza, umuntu yaguhamya, umuntu yagutumira amasengesho nk'uko umuntu yakwakiriza agakiza nk'uko, ariko kugira ngo bitindemo kandi bigumemo imyaka yose ufite hano ku isi, ni wowe wenyine kwikomeza, haleluya. Yuda 1:20 bifate mu mutwe, ubishyire mu mutwe, wikomeze mu mwami. Yesu ashimwe cyane, amena. Turavuga kuri uyu mugore umushimiye mu kazi cyangwa twakwita umunyakigali kazi, uburyo yarakomeye mu mwuka, haleluya. Icyambere kitwereka ko yari umugore ukomeye mu mwuka ni izina afite, haleluya. Bavuze ngo ni umugore de distinction, ni umugore ufite itandukaniro, ntabwo ari wowe byiyise. Ni ukuvuga ngo abahisi n'abagenzi baramwitegereje, haleluya. Abaturanyi mwe baramwitegereje, abatubaha Imana hafi yabo baramwitegereje, n'abubaha Imana basenga aramwitora ibwe baramwitegereje. Baravuga ngo uyu mugore aratandukanye n'abandi, haleluya. Agira izina rivuga ngo rituma yitwa umugore w'igitangaza. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ese uyu munsi witwa nde? Mwisi y'umwijima, mwisi y'umucyo witwa nde? Hano mu baturanyi bawe bakwita nde? Mu musengana bakwita nde? Iyo tumva, simvuga ibyo batuvuga twumva, haleluya. Iyo twumva batuvuga neza, ariko iyo tutumva bakwita nde? Yesu ashimwe cyane. Reka tuve ku byo batuvuga, twivugire mwisi yo mu mwuka, haleluya. Ese izina ryawe mwisi yo mu mwuka bararizi? Ese Satani yarizi? Ese zikuru umugore ufite Yesu koko, cyangwa rimwe na rimwe muraho umugore bakagira ngo uruwi, haleluya. Yesu ashimwe. Ese uhuye n'abadayimoni bari mu muntu bameze nka cyagiye cy'abahungu basikewa, bakavuga ngo Yesu uvuga turamuzi na Paulo turamuzi, ariko urinde, haleluya. Iyo umuntu yikomeje mu mwami agira izina mwisi yo mu mwuka rizwi, haleluya. Hano ushobora kuba nta titulu ufite, ushobora kuba nta peta, nta bya bindi byose dufite, utabifite, utari na protocol, utari n'umuririmbyi, ariko ijuru rirakuzi, haleluya. Uretse ko nabonye ko dutindana n'ijuru, ko ijuru ritumenya n'imirimo iravuka, kuko ni mu rugo rwa data ntushobora gukomeza ucecetse, ntushobora gukomeza ngo ndashomere njye n'umukristo wo kwicara, ntabwo bikunda. Reka duhe Yesu icyubahiro, haleluya. Uyu mugore yari afite izina mu buryo bwo mu mwuka. Ese wowe mu mwuka bakwita nde? Yesu ashimwe. Ese abamarayika barahamya bakavuga ngo hari umugore, haleluya, uri muri Omega, hari umugore utuye i Kigali, haleluya. Imana yacu tugire neza. Uyu mugore yari afite izina. Ikindi kintu kitwereka ko yari muzima, nta mugayo wari ku mwuka we, yari afite amaso y'umwuka areba neza. Yavuze ngo nzi neza ko uyu mugabo uhora uducaho ari umuntu w'Imana wera, haleluya. Gusobanukirwa Elisa wari we byamuzaniye umugisha mu rugo rwe. Gusobanukirwa Elisa wari we byamukijije ubugumba, haleluya. Kugira amaso y'umwuka abona bizagukiza ibibazo n'ingorane nyinshi muri iyi si. Iyi si yuzuyemo abahanuzi b'ibinyoma, iyi si yuzuyemo abantu babeshya, iyi si ipfuye nabi,
haleluya. Aravuga ngo nzi neza ndabihamya, si umugabo wabivuze, ni umugore wabyiboneye arabyemeza. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ni wowe ukwiriye kwikenyeza imbaraga, ni wowe ukwiriye kwikomeza mu mwami. Haleluya. Uko dukenyerana imbaraga, uko twikomeza mu mwami wacu, niko amaso yacu afunguka. Ugasanga urasoma Bibiliya noneho urayumva, ugasanga nawe uragira inzozi, nawe Imana irakwibwirira. Ariko haleluya, irakubwira aho ikwerekeza ititaye kuri kavukire yawe n'amateka yawe. Yesu ashimwe cyane. Icyaha mugasohoka muri iyi seminari, ibihe byiza mwagize, wiyemeje gushaka Imana. Haleluya. Uvuga ngo ariko Mana, niba uvugisha abandi, niba utanga imihamagaro, niba ubwira abantu ibyo bazababya n'ibyo bazakora, ndakeneye kunyibwirira. Haleluya. Biryoha cyane, bigira imbaraga iyo Imana yabikwibwiriye kuruta ibibwiwe n'umuntu uguhanurira yigendera. Wabwirwa n'iki ko atahanuriye mu marangamutima? Ariko yaje gukonfirma icyo usanganywe. Haleluya. Uyu mugore yari afite amaso arebera Isa, amenya ko ari umukozi w'Imana. Haleluya. Yesu ni mwiza. Uyu mugore yari muzima, umwuka we nta mugayo wari umuriho. Amena. Ikindi, yari yizerewe mu mbaraga zo gukemura ibibazo mu bumana, mu mbaraga zo guhandoringa ibibazo. Ahangaha ho umugore wese yagombye kubigira, kuko ni handi hawe bazabikoherezaho. Umwana yagiye mu murima ari muzima hamwe na se, amaze kurwara, Isa aravuga ati mushyire mama, mushyire nyina. Haleluya. Umugabo we yaramuzi nk'umugore w'imbaraga, umugabo we yaramuzi nk'umugore uzi kumenya ibintu by'ubumana, umugabo we yaramuzi nk'umugore ushobora kugira icyo abikoraho igihe cy'ibibazo. Haleluya. Wa mama we ndakubwira ngo izi mbaraga uzihabwe mu izina rya Yesu, kuko nutazihabwa n'ubundi babizakuzaho. Umwana watsinzwe mu ishuri n'uwande n'uwa nyina, umwana watwaye inda n'uwa nyina, umwana wabaye ikirara n'uwa nyina. Haleluya. Umugabo ufite amafaranga ariko utahaye urugo, umugore ninde? Ni uri buhahe, abakora abadakora, yabayinjija dukeya, abatatwinjiza. Imana yagushyizemo ubushobozi bwo guhandoringa ibibazo mu buryo bw'ubumana. Haleluya. Mu buryo bwiza Imana ikwizeyemo izo mbaraga. Umuntu muzima rero mu mwuka, umuntu udafite umugayo mu mwuka we, ntabwo asigana. Yesu ashimwe. Ntabwo uyu mugore yigeze ahagarara ngo avuge ngo ariko se abonye umwana amaze kurwara aramunyereza, ese we ntazi kwa muganga, ese we ntazi kugira. Umugore udafite umugayo mu mwuka ntabwo asigana. Haleluya. Arahagarara akabwira Imana ati Imana, muri uru rugo njyewe ubindebeho. Umugabo we nashaka bari pasiteri, nashaka bari apotre, nashaka bari bishop, ariko ushobora guhagarara nk'umugore Imana yizeye. Haleluya. Ikuzana muri urwo rwo kugira ngo ube umufasha, bavuga ngo Mana ubindebeho. Ushobora kuba udafite umugabo ugahagarara mu rugo rwawe, mu muryango wawe, ukavuga uti Imana ubindebeho. Yesu ashimwe cyane. Imana ikwizeyemo izo mbaraga. Iyo ubifashe ukareka kubisigana n'umuntu uwo ari we wese, Imana igushyiramo imbaraga zo kubikemura. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Amen. Wa mupfakazi wundi hariya mu gice kibanza cya 4 mu 40 ibanza, ntekereza ko izi mbaraga zo guhandoringa ibibazo atarazifite. Ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko iyo agiye kureba umukozi w'Imana aramubwira ngo uwishyuza umugabo wanjye. Bibiliya cy'Rwanda ntibivuga cyane, iravuga ngo umwishyuza, ariko ahandi barabisobanura neza. Uwishyuza umugabo wanjye yaje gutwara abana. Birasa nkaho ayo makuru y'ibibazo umugabo we yari afite ari bwacyo yumva. Allo. Haleluya. Abagabo bamwe bashobora kuguhisha amakuru kuko bafite ingeso mbi, abandi bashobora kuguhisha amakuru kuko babona nta mbaraga zo kubihandoringa nawe wifitiye. Yamuhisha umwenda kugeza igihe yapfiriye ahari. Ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko birashoboka. Haleluya. Ikindi kinyereka ko atarafite imbaraga zo guhandoringa ibibazo, umugabo yarapfuye ariko n'ubundi aracyavuga ngo umwishyuza, kandi arimo arabishyuza. Ideni ry'urugo rwawe, ry'umugabo yafashe, iryo Filipo yafashe yasinze, ni iryawe. Ibibazo biri iwawe byo kudakizwa ni ibyawe. Ubupagani bw'umugabo wawe ni ubwawe. Ubupagani bwo muri belle famille n'ubupfumu bwabo nabo ni ubwawe. Igihe cyose kivuga ngo ni biriya, Imana izakubura kugira ngo ukorane nawe. Haleluya. Uyu mudamu aravuga ngo umwishyuza, kandi bagiye gutwara abana bande be. Umugabo yamaze no gupfa. Yesu ashimwe. Haleluya. Muri harimo imbaraga zo guhandoringa ibibazo mu buryo bw'ubumana. Imana irakwizeye kandi yazigushyizemo. Ese wakwemera ukabifata ukabigira ibyawe. Haleluya. Ukabisengera nk'aho ari ibyawe. Haleluya. Ziriya mbaraga za wa mudamu wa Filipo zo kwihanganira umugabo wasinze ntabwo ari imbaraga ziba mu mugore bisanzwe.
n'imbaraga umugore ahabwa iyo yamaze kureba uwo mugabo ntamubone gusa nk'umugabo baryamana, akanamubona nk'ubugingo bugiye kurimbuka. Ntabwo wakwihanganira umuntu wasinze uvuye mu bandi bagore mu buryo busanzwe. Ariko hari urundi rwego rwo kwifata ukabigira ibisabe mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Ukavuga ati ntabwo bishoboka ko umuntu twapfumbatanye yarimbuka. Oya, Mana nzaguhamagara kugeza igihe azahindukira. Icyo gihe birenga urukundo rwo kwikunda, hakabamo n'impuhwe z'ubumana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu mugore yari afite rero izi mbaraga z'ubumana zo guhanduringa ibibazo. Yari afite imbaraga zo gukomera ku munsi mubi. Ayiwe, umunsi mubi uragatsindwa no witeka. Tekereza gupfusha umwana ubonye nta nkuru, ukamufata ukakinga, ukamushyira mu cyumba ugakinga, ugahamagara umugabo ntumubwire uti ndapfuye birarangiye. Imbaraga zo gukomera ku munsi mubi tuzikura kwa kwikomeza mu mwuka. Haleluya. Kwa gutsindana n'Imana. Yamara gukinga akabwira umugabo ati ndamahoro. Umugabo avuga ati kugiye bimeze biti. Ashobora ko yarariraga imbere, ashobora no ko yarariraga, ariko akibuka ko uwo mugabo bari basazanye n'ubundi nta mwana yamuhaye. Akavuga ati ibyo bisara umuntu wampaye umwana, uwo ngo niwe nshaka. Haleluya. Hari Imana yampaye umwana, hari Imana yampaye urugo, hari Imana yampaye ibi n'ibi. Haleluya. Iyo niyo nshaka. Gukomera ku munsi mubi ntabwo wabishobora utikomeje mu mwuka wawe kugera ku rwego hataba umugayo namba ku mwuka wawe. Haleluya. Iyo umuntu atakomeye ku munsi, adafite izo mbaraga zo gukomera ku munsi mubi, avuze induru. Uyu mugore nanone reka mugaruka huriya wari wapfakaye mbere ukiri mutoya, ku murongo wa mbere wa kiriya gice Bibiliya y'Ikinyarwanda imwe ntiyabivuze neza, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ararangurura. Bibiliya y'Igifaransa rivuga ngo erekriya. Avuga cyane, ni ukuvuga ngo nta mbaraga zo gukomera ku munsi mubi yari afite. Yagiye gushaka Elisa aravuga ati Elisa we ndapfuye birarangiye. Ntiyitaye ko Elisa yicaranye n'ishuri ry'abahanuzi yari afite, ntiyitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo imbaraga zo gukomera ku munsi mubi ntazo yari afite. Umunsi mubi niwo munsi bavuga ngo cyamunariraje. Niwo munsi bavuga ngo umwana warapfuye. Niwo munsi wo kumva ngo umugabo warapfuye. Niwo munsi wo kuvuga ngo umwana watwaye inda. Ayiwe. Niwo munsi bavuga ati burya wa mwana bamwirukaniye urumogi ku ishuri. Niwo munsi wo kubwira ngo umugabo wawe bamusanganye n'umugore runaka. Umunsi mubi uragatsindwa no witeka. Kuva uyu munsi witeka kurinde inkuru nk'izo mu matwi yawe. Haleluya. Ariko ukeneye imbaraga zirenze izo uyimushimiye mu kazi zo guhagarara ku munsi mubi. Haleluya. Yarinze agera kuri Elisa ataravuga ikibazo, kubera ko kwikomeza mu mwuka yarazi neza ko akanwa ke karema. Ntiyigeze abwira umugabo ati umwana wanjye arapfuye. Yesu ashimwe cyane. Yahuye na Gehazi aramubwira ati nta mahoro. Agera kuri Elisa aramubwira ati sinakubwiye n'ubundi undeke. Z'umwana harwo nigeze mu gusaba. Imbaraga zo gukomera ku munsi mubi. Yari umugore uri stable. Haleluya. Muri iyi miyaga yari umugore umeze nka yanzu yubatswe ku rutare. Haleluya. Ngo imiraba iraza, imiyaga irahuha, imvura nyinshi iragwa, ariko iyo nzu ngo kuko yari yubatswe ku rutare ntiyanyeganyega. Haleluya. Ese ushinze mu mwami cyangwa ushinze mu mugabo? Imizi yawe ishinze mu kazi, ishinze mu mafaranga, ishinze mu bana beza Imana yaguhaye, ishinze mu nzu nziza. Hari umuntu agira inzu nziza akayireba akavuga ati kweri, yagira imodoka nziza akavuga ati mva Kigali yose. Haleluya. Ariko umuntu ushobora guhagarara ku munsi mubi ni umuntu washinze ibirenge bye ku mwami. Haleluya. Kuko mu mutima we haba ahantu hari akiringiro kavuga ngo ibyo ari byo byose umwami wanjye afite uko azabigenza. Abashobora kuvuga nka Yobu ngo ngewe ubwanjye nzi neza, haleluya, ku munsi umwe umucunguzi wanjye azahagarara mu isi. Nzi ko ariho kandi ku munsi umwe azahagarara mu isi. Yobu yaravuze ngo ngewe ubwanjye. Ku munsi mubi si amakuru ya Pastor Eliyoza gukiza, nta nubwo ari n'ubuhamya bwa Hortense, ni wowe ubwawe. Haleluya. Ngewe ubwanjye, ngewe Yobu, kuri uyu munsi mubi nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho, kandi ku munsi umwe gitondo kimwe azahagarara mu isi. Haleluya. Reka uyu munsi uhabwe imbaraga, kuko imiyaga ni myinshi kandi ijuru rizajyamo abanesheje, kandi turacyafite imyaka myinshi yo kubaho.
ejo bundi nabaze imyaka ngejeje sanga ibaye myinshi, ndavuga si imyaka yo kuba active nihe nk'ingahe mbare nk'ingahe, sanga irimo iragenda ishira ariko kandi irahari. Turacyafite imyaka myinshi, turacyafite n'imiyaga myinshi, kuko Satani arakwanga. Niyo mpamvu wagombye gukomera mu mwuka kugira ngo uhangane nawe. Haleluya, kugira ngo utsinde. Uyu mugore wari uhagaze, wari uzi gushikama, yagaruriye umwana wari muzima. Yo wamenye kuvuga ngo njyewe ubwanjye nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho, yashubijwe ibisi. Haleluya, ushobora guhagarara uyu munsi ukavuga ngo ndabizi neza ko Umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara, mu maso yanjye hagakomera, hakamera nk'urutare. Ese ibyo byiringiro urabifite mu mutima wawe? Ese ufite imbaraga zagukomeza ku munsi udasobanutse? Cyangwa uravuga uti ndapfuye birarangiye, ugaterefona polisi, ugahamagara abakuru b'umudugudu, ugaterefona muri rura harya habaho iki, ugaterefona abashinzwe kubuza ibiza ibiza nka tsunami ni ikintu cyiza hari abashinzwe kurwanya ibiza, ugahamagara abantu bose ukavuga uti biracitse nkubise urushyi akamera nka Sadirina. Hari ijuru, haleluya, rifite imbaraga zo kugabanya amaboko n'ubwo bukana bw'uwo mugabo. Hari ijuru rifite imbaraga zo guhagarikisha cyamunara, haleluya. Hari ijuru rifite imbaraga zo kuzimya ibyari byagurumanye ku munsi mubi. Rya jambo ryo mu Befeso rivuga ku ntwaro z'umwuka, aravuga ngo mufate kwizera, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Ntabwo iza buhoro, ije yatsa umuriro, ije ariyo kukumara, ariko se ufite kwizera. Ufite kwizera ko waguhamagaye atabeshya. Haleluya. Ese ufite imbaraga mu mutima wawe zakuvugisha ngo nzi neza, nubwo atari byiza byose, ariko nzi neza ko byose bifatanyiriza hamwe kuzana ibyiza. Ibije none si byiza, ariko hari ukuntu bifatanyiriza hamwe kuzana ibyiza nyuma y'icyo gihe. Ese ibyo byiringiro byanditse mu mutima wawe? Ese izo mbaraga uzihagazemo mu gihe kimeze gutya? Ayiwa, reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Uhabwa imbaraga zo kugukiza ku munsi mubi. Uyu mugore ntabwo arangaye, uyu mushoneye mu kazi. Haleluya. Yabwiye waruje kumutwara ku ndogobe cyangwa ku ishovari, sinzi icyo bagendagaho, arambwira ati ntugende buhoro kandi ntumpagarike mu muhanda hagati, nzi icyo shaka. Haleluya. Umuntu udafite umugayo mu mwuka we azi icyo ashaka, nta kintu na kimwe cyamuhagarika. Haleluya. Hari ibintu bishinzwe guhagarara mu nzira y'abantu. Ubu muri mwebwe harimo abavuga ubutumwa beza benshi barenze bamenyekanye, ariko ubwoba bwarakubanye, uravuga uti reka da. Hari abandi bari batangiye gukorera Imana, bageze hagati nk'umugabo aragwa ava mu gakiza, cyangwa umwana ava mu gakiza, akavuga ati reka da, nzahagarara mvuga iki? Undi ati none se n'akazi bakanyirukanyeho nzahagara imbere y'abantu ntagira n'umwenda. Uyu mugore azi icyo ashaka. Haleluya. Nta kintu na kimwe kiri bumubuze kugera ku cyo ashaka, kugera ku butsinzi bwe, kongera gukikira igitangaza cye. Haleluya. Genda wihute kandi ntuhagarare. Ese uhagaritswe n'ibiki? Wigeze kuririmbira Imana, bukeye uravuga ngo barakuvuze. Barakuvuze. Waririmbiraga ndetse reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Wakoreraga ndetse azi icyo kandi arihuta. Haleluya. Nitugera gukura umugayo ku bugingo, Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu wihuta nta n'umwanya w'amanyangagira, nta n'umwanya wo kuvugana n'abandi bantu. Ubu si umugore ugiye gushaka umwana we ko akira, arahagarara mu nzira abanza ngo akana kabatetse ibiki, ngo ariko bareba, nta mwanya. Hari ibitangaza byawe ukwiriye gukikira. Haleluya. Hari abana bawe ugomba kugarura, hari ibyawe ugomba kugarura. Ese urimo uragendana umuvuduko ungana iki? Urimo urihuta bingana iki? Yesu ashimwe cyane. Hari imihamagaro, hari ba Filipo bapfiriye mu nzoga, hari abagore bajya mu rusengero bakanaraguza, bakeneye ubuhamya bwawe. Barakuzi cyane utarakizwa, bakuzi n'uyu munsi, bakeneye ubuhamya bwawe. Uri mu biki? Urangajwe n'iki? Ntumpagarike mu nzira. Haleluya. Ushize abanyamakuru baranyanditse ibintu navuze, numva ndapfuye, numva mudaharandiye. Ngira umwana ujya inkora, nabwo ndapfuye, ubuse ndongera kuvuga.
umva ntimukajye muvuga abantu nabi numvise ukuntu biryana ntabwo nari mbizi navuze we ntabwo mu nda ntibimo biranyeganyega navuga se noneho bya online tubiveho tuzajye twibwira abari hano hatazagira n'ongera kutwandika. Oh haleluya, mu gitondo kimwe ndavuga ni ntabwo baravuga ko nta n'ibikorwa bihari, reka bihabe noneho bavuge haleluya. Uhagaritswe n'iki mu rugendo? Ibyo byose nubwo hari abavuga hari n'abandi ukiza hari ku ruhande, byibuze areba bukiza. Yesu ashimwe cyane. Bazakuvuga ko nyine bagomba kukuvuga kuko ntibarimo bihuta, nta n'uwo mugendera ku muvuduko umwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari umwana wawe wapfuye ugomba kujya gushaka Imana kugeza igihe akiriye. Ihuta irukanka irengagize. Hari n'ibyo batuvuga ari n'ukuri. Ese wari ubizi ko n'ibyo tuvuga ari ukuri? Musoze ngo Hortense ngo yavukiye Nyamirambo Angeli. Yesu ashimwe. Haleluya. N'uw'inyamirambo turamuzi atanitonda muri Setere Andre Angelique twariganye. Turamuzi na biriya none se baba babeshye? Ntabwo baba babeshye. Ariko Yesu yaraje ahindura ibintu. Haleluya. Muri we ndi icyaremwe gishya, muri we uri icyaremwe gishya. Ibyo bya kera nta kintu abyibuka niko avuga, kandi niwe ugushaka niwe mufitanye gahunda, kandi hari ibyo mugomba gukiza, kandi arakwizeye. Haleluya, arakwizeye. Yesu ashimwe. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. nakomeje kureba